haje kuza umupapa rero yari agiye kwimariya, yansabye atarimariya mbere, arababwira ati uyu muntu mwazamumpa akabana nanjye ariko agakomeza ishuri. Naje kujyayo numva nta kibazo, tumarana ukwezi kwa mbere kwa kabiri yaje kukunteramo inda. Yaranshutse nari mfite imyaka 14. Arancuka arambwira ati nzagufasha ufashirize umubyeyi, ati iyo ubona nyoka hakwa yirwa hakwa agenda wowe nta kibazo bigutera, ati ndetse nitumara no kumenyerana nzubakira mama wawe ave muri ibyo bintu. Ndamubaza ise byashoboka mama utagira naho bamushyingura, urumva bizashoboka ko wamwubakira? Ati nge nzaguha ubutaka data ibyo atunze ntago ari bikeya. Naje kubyemera turaryamana. Maje gushaka umugabo nawe ngezeyo, maje kugerayo nibwo namenye ko acuruza ibiyobyabwenge. Wambabariye noneho ukampa 4,000 nkagura agatenge nkadodesha ikanzu. Yagiye kumbwira arambwira ati genda ugurisha igituro cya nyoko n'icyo utunga igahi n'icyo gitenge ukigurire. Ndamubwira nti ngende ngurisha igituro cya mama, ati cyane, atari kubundi nkaho wakwica wajya kubariza hehe. Nyuma rero nibwo umugabo wa mama yaje kwica mama. Yaje kumwica mama, bararwanye amukubita umugero wo mu mpyiko zirameneka. Reka mbashimire abakunzi bacu Isezerano TV kuko wemeye gufungura ukareba ibiganiro byacu, ukareba ibyo twaguteguriye, ibyo tukugezaho, kandi gushimira ko ariwo utuma dukomeza gukora ibiganiro, niwo dutera imbaraga, kuko iyo dukoze ibiganiro mubirebe ducika intege, ariko tubashimira ko mutuma ducika intege, ahubwo muduha imbaraga zo gukomeza gukora buri munsi. Uyu munsi rero turi mu murenge wa Gahini mu karere ka Kayonza. Hari umuntu muri kureba kuri screen zanyu, araza kutubwira niba ari umama cyangwa niba ari umukobwa. Reka mbanze muhe ikaze. Mumeze mute? Turaho neza. Nari mvuze ngo turi Gahini, amakuru y'Igahini. Amakuru y'Igahini ni meza n'akazuba. Corona bimageze he? Corona tumereye nabi cyane, gahunda ni guma mu rugo. Guma mu rugo se twayivuyemo haribura. None se kureba byakajije nyine yakaza umurego byabaye birebire. Ariko nkamwe nangani buramubasha no kujya guhinga, mubasha kujya mute? Turahinga ibigori bireze n'ibitoke cyane nta kibazo. Nishimire ko kwakira ku Isezerano TV, kandi nizera ko n'abadukurikiye nabo banejejwe no kukwakira. Reka utangire utwibwira. Yego, nitwa Mukeshimana Arieti, ndi mu karere ka Kayonza, umurenge wa Gahini, akagari ka Kiyenzi, umudugudu wa Myatana. Nari mvuze nti niba uri umugore niba uri umukobwa nturaza kubitubwira, ntago bitubwiyeho bimeze bite? Okay, ndi umumama ubyaye abahungu 3. Umpamagara ambwiraga ko ufite ubuhamya bukomeye bw'ubuzima wanyuzemo. Ndagira ngo uyu munsi abantu badukurikiye ubasangize ubuhamya bwawe bumeze bute. Reka abadukurikiye ubibibwire uko bimeze. Yego, ndi umumama ubyaye abahungu 3, ariko bose nta numwe uhuje papa usibye 2. Noneho nanjye ubwanjye nago nzi papa mbyara. Mama yahunze 94, maje guhunga 94 ageze muri Kongo ashakana na papa. Ashakanye na papa navutse 95. Ubwo ngo papa yari umukongomani cyangwa? Ego, papa ni umukongomani, mama akaba umunyaruhengeri, avuka mu Ruhengeri. Naje gukurira muri ubwo buzima, turataha twaje Rwanda, twageze naha muri 97 nari nkiri mutoya. Mbaho mu buzima mbana na mama, duhangayitse, turya ari uko mama yavunitse. Nta chance nge nagize zo kwiga, nabari umuna banjye bose nta numwe wigeze wiga. Mama ngiye kuri papa mvuka ndi umwe, nyuma mama yabyaye abandi 4 nyuma yanjye. Ubwo naje gukurira muri ubwo buzima, haza umupapa wa hano video aravuga ati Mukecuru makakana nkarere. Nari mfite imyaka 5. Arandera, majije kundera, ndahakurira, ariko sinagira amahirwe yo gukomeza kwiga kuko we n'umugore we ntibabyumvikanagaho. Nyuma umugabo 2007 yaje gufata umwanzuro wo kunangiza ishuri. Majije kuntangiza ishuri ndagenda Nyagahandagaza niga umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu niho nagarukiye. Haje kuza umupapa rero yari agiye kwimariya, yansabye atarimariya mbere. Arababwira ati uyu muntu mwazamumpa
akabana nanjye ariko agakomeza ishuri. Naje kujyayo numva nta kibazo, tumarana ukwezi kwa mbere kwa kabiri yaje kukunteramo inda. Majije kuntera inda ndagenda, yaranshutse nari mfite imyaka 14. Arancuka arambwira ati nzagufasha ngufashirize umubyeyi, ati iyo ubona nyoka hakwa yirwa hakwa agenda wowe nta kibazo bigutera, ati ndetse nitumara no kumenyerana nzubakira mama wawe ave muri ibyo bintu. Ndamubaza ise byashoboka mama utagira naho bamushyingura, urumva bizashoboka ko wamwubakira? Ati nge nzaguha ubutaka data ibyo atunze ntago ari bikeya. Naje kubyemera turaryamana. Tumaje kuryamana ndasama 14. Ndabyemera nyine tumaje kuryamana ndasama, umugore we aza kunkorera ibizami, babanza no kumbeshya ngo ni impyiko ndwaye kugira ngo babone. Yari umuganga yakoraga muri Gahini, antwara inkari aragenda arazipima, banza kumbeshya ngo ni impyiko. Ariko nge nakiyumva nkumva hari ibyahindutse. Naje kwegera rero umukobwa mugenzi wanjye ndamubwira nti ariko yamfatiye ibizamini si arimo arambwira ngo ndwaye impyiko. Arambwira ati wowe se nta kibazo ugira ntusibye kwicara nkasinzira, ati kandi ushobora kuba utwite. Mbibwiye umugabo arambwira ati reka ati umukobwa utari wakagiye mu mihango atwite. Ati gisi nari nakabonye imihango nayibonye majije kubyara. Ubwo birangije ndamubwira nti nta kibazo, nubwo niba wumva ntajya mu mihango ngo ntwite nkuko wabinsezeranyije nizere ko ibyo kubyara bitarimo. Ati nari bari ku mugore we yari yarabimenye. Nibwo yaje kunyicaza arambwira ati indutwite ni yandi. Ari umugore we yicaje muri salo. Ndamubwira ngewe ntago ntwite. Ati uratwite? Ese umuntu utarajya mu mihango aratwita? Ati se ninde wayiguteye? Ndamubwira umugabo wawe ariko kuko nta handi nigeze njya. Umugore arambwira ati hano nakuzaniye ibinini byanga byakundi iyo ndigomba kuvamo. Nararyamye ndibaza nka saa 6 za nijoro nibwo nabyutse pakinga imyenda yanjye batabizi, ndakingura ndasohoka ndigendera mbasiga baryamye. Ndagenda njya ku mumama ahantu bita kwa Ntaganda ndarayo buracya, njya aho bita kwa Gakeri naho ndarayo. Ngiye kwa wa mugabo aho nabaga arambwira ati reka ntago wangarukira mu rugo. Ngiye kwa mama nawe aranyirukana ati icyo kinyendaro cy'abateshwishwishwe ati jyana ntago ikinyendaro cyawe ngikeneye. Nakomeje kuba ku rubaraza ndahaba ndumva no mu banyakiriye umumama bita Nyiramugabe arimo. Ku mbaraza z'inzu z'abantu niho niraraga, nkajya nko mu gikoni cy'umuntu atabizi ko ndimo nkiryamira. Ntwite. Haje kubaho umugore w'umugabo ajya kuri uwo mugabo ajya kuri polisi kundega, aturi muri ampagara bikira umugabo ati kugira ngo bakunde bamufunge. Aragenda ndandega barankomfeka njyayo, baravuga ati umugabo ndabibasobanura uko byagenze kose, ndabibabwira uko byagenze n'amatariki naryamaniyeho nawe. Ndangije ndavuga ati munkorere ibizamini musanga mubeshyira muri ayo matariki kuko mumenye ko mba mubeshyira mu mfunge. Ubwo umugabo yumvishe bikaze ahita agurisha, ubuyobozi buramusinyira kandi buzi ikibazo dufitanye, aratoroka ajya kugana. Njye nababwije ukuri mbaha n'amatariki twaryamaniyeho, ndababwira ni munkorere examen niba bikunda, nimusaga mu matariki mbabwiye mbeshya ubwo mu mpane. Nafunzwe iminsi 3. Yego. Ndabona baje kumfungura ndagaruka. Arangije nkamubwire se amaherezo azaba yahe, akambwira ati wowe waburana n'amafaranga ukabishobora, ati nge simfite umuryango ukennye. Ubwo naje gutuza ndabyihorera, nagiye no muri haguruka mbona ntacyo bamfashije ndabyihorera nkomeza kwiberaho gutyo. Naje gufatwa n'inda ndyamye mu gikoni cy'umuntu bita Mbarago ba video, ndirandya nta kintu nari mfite. Nge Gahini maje kugigahini bankurira sezeriyene barambaga. Mu by'ukuri namaze amezi 6 uruguma rwanjye rutarakira. Nirwaga ndira nkarara ndira, akana kanjye kakarwara nkabura n'uwampa igikoma. Igahini mu bitaro baje kunsiburira ndataha, mbura amafaranga yo kwishyura kuko nta kintu nari mfite. Ariko mu kubyara kwanjye kuko nta kintu nari mfite, haje umumama bita Narongo, niwe wamaye imyenda y'umwana arankoshereza, amajije kunkoshereza. Yari afite umukobwa nawe wabyaye bita Natasha,
amutwenda tw'umwana yari afite turatugabana, ubuzima burakomeza bw'umwana. Ubwo rero naramureze mba muri ubwo buzima, agize umwaka umwe naje kubona akazi ko mu rugo mu Mutara, ndagenda akazi ndagakora imyaka 3. Maze kugakora umwana wanjye ubwo yari yujuje imyaka 4 ndagaruka nzinaha, nari maje gukura ntangira gushaka ubuzima, nkajya muri kaminuza nkakora ikiyede, aho mbonye akaraka ko gufura nkagakora, abaturage baramfasha bakampa umwambaro wo kwambara n'uwo mwana wanjye. Nyuma rero nibwo naje kongera gukunda, maje gukunda mama, nyuma naje gusubirana n'umubyeyi nyine aho yakodeshaga turabana, umusore aza kundambagiza, mama arambwira ati mushake nta kundi ureba ubuzima tubamo. Twakodeshaga inzu agashambure tukakararamo ari njye na mama n'abo bana n'umugabo yari yarashatse. Ubwo rero nibwo nafashe umwanzuro njya gushaka. Yari afite undi mugabo, ariko nabo nta kintu bari bafite kuko yacaga inshuro buri munsi, bari bafite umupapa ubakoresha bitakaje guhakuba video ari nawe uwo wandeze. Noneho umugabo rero nyuma naje kubaho muri ubwo buzima, mbona bitazavamo ndashaka, maje gushaka umugabo nawe ngezeyo, maje kugerayo nibwo namenye ko acuruza ibiyobyabwenge. Tubana muri ubwo buzima, inkoni ntizibure mu rugo, n'iwabo ntibankunde bakavuga ngo nta wacungira nta muryango ngira, ngo umuntu utazagira ikibazo ngo agenda agurishe n'agatanyu k'iwabo, ati umuntu utagira haba ubundi ubushatse kumusaba wajya kumusabirahe. Ibyo bikaba ikibazo hagati yanjye n'umugabo kuko nta muryango mfite. Ubwo naje kubaho muri ubwo buzima ndakomeza mbaho gutyo, twari tumaranye imyaka 6. Baje kumufunga rero, bamaje kumufunga yari yakatiwe, baje kumufatana ibiyobyabwenge baramufunga, bamaje kumufunga nsigara mu rugo, namwitayeho n'abana banjye mbitaho bishoboka. Ejo bundaje azambwira ati ariko ubundi ugira iwanyu wowe, ati ngaho genda ugurisha iwanyu nanjye ngurisha iwacu duteranye twubake. Ariko yaje mfite akazu k'amabati 5 nari narishingiye iwabo, ati ngaho gurisha uze twubake. Nkamubwira se ndagurisha iwacu ntagira, wankunze subiyewe ko nta muryango ngira. Ubwo tukarara turwana, ubundi akanyirukana nkagenda agashaka undi, dupfa icyo ngicyo ngo nta muryango ngira cyane. Ubwo yaje gushaka kugurisha ubutaka bwe, ni naryo jambo ryatumye mpaguruka mu rugo. Amaje kugurisha ndamubwira se kureba n'uwanyambikaga yabikupye kuko nagushatse, wambabariye noneho ukampa 4,000 nkagura agatenge nkadodesha ikanzu. Yagiye kumbwira arambwira ati genda ugurisha igituro cyane ko nicyo utunga igahini icyo gitenge ukigurire. Narahagurutse nabyizeho tubana gutyo mbyigaho icyumweru cyose. Ndamubwira nti ngende ngurisha igituro cya mama ati cyane, atari kubundi nkaho wakwica wajya kubariza hehe. Ubwo nkahora nserera nawe nyina atari kubundi wazatumutse ukagenda. Abana bacu kabadusigira uzatumuka ugende nushaka uzagwe ku gasi. Bagera igihe banyangisha abana baravuga ngo ngenge iwacu ni mu kabari nta iwacu ngira. Nose bakuzizaga iki ubundi? Kuva amashatse nibigeze bankunda, bamoraga ko nta muryango ntunga. Hari abanyeshuri b'inshuti zanjye bisanzwe b'abahungu bakankomeza bakambwira ati tuzakubera abasaza bawe aho iwanyu batari tuzahakubera. Nyuma rero nibwo umugabo wa mama yaje kwica mama. Yaje kumwica mama, bararwanye amukubita umugero wo mu mpyiko zirameneka. Mama ndamurwaza ntagira uwanjye murira, ntagira iki, nta muryango we wabo wa mama nzi habe n'uyu n'umwe. Mama yaje gupfa, ariko amateka nahuriye nayo mu rupfu rwa mama nicyo kintu cyambabaje cyane. Ntaho nari mfite wo kumushyingura, ntacyo leta yagombaga kumfasha, nta n'igiceri cy'ijana nari mfite ngo mvuge ngo ndaheraho. Noneho na wa wundi waduhakaga akavuga ngo ninjugunye umurambo wa mama igahini ngo ibitaro bimwishyingurire. Niko gahinda mu buzima nagize, navuka ibindi byose ntacyo byankoragaho. Ubwo kubw'amahirwe umupapa wo muri urwo rugo niba mutima waramukomanza ati umuntu naramukoresheje imyaka irenga ingahe, abaturage bakamubwira ati guhera muri 94 nyina wa Mukesha ari umuhakwa wawe, wakabaye umukorera ibi ngibi.
sinkubeshye mama ashyinguye ku gasi kuko ashyinguye mu nzira, yaduhaye ahantu hari inzira ducukura muri iyo nzira bariho tumushyira. Nta sanduka nari kubona kubera ba banyeshuri baranteranyirije, ba mu gipanga ahantu nafuriraga baranteranyiriza, abantu baranteranyiriza bangurira isanduka nshyingura mama. Ubwo rero umugabo yaje gufungurwa nyuma nibwo ibyo byose byabaye. Arambwira ati genda ugurisha igituro cya nyoko, ati nicyo utunga igahina, ati ubundi nkawe uri umuntu, ati si ubwo nkawe umuntu ashatse kugusaba yagusabira hehe. Abana baranyanga baravuga ngo nge nubwo umwana wanjye muto yaravuga ngo mama wowe ngo iwanyu ni mu kabari video. Ubwo ubuzima nk'ubwo naje kububamo. Nyuma natandukanye n'umugabo nza kwikodeshereza, naje kuza kwikodeshereza biranga, njya gukora akazi ko mu rugo Kayonza hano bita kwa Sumani, cyo koza mbere umubyeyi arakampa mpakora amezi 4. Ndangije mbona ubuzima bwo gutangira kuza kwikodeshereza, mbona agasafuriya ndicara mbaho gutyo. None ejo bundi rero nibwo yaje ansanga hariya, aribwo uwo munsi baheruka kumutwara, yansanze aho nikodeshereza arankubita. Yaje kunshota, yaraje ubwo akajya avuga ngo wowe ngo ubundi uri umuntu, ngo uri umugore, ngo usa nk'imbihire yapfubye. Umuntu afite umugore mu rugo, nkamubwiye se urambaza iki ko ufite umugore wawe, noneho ugeze naho kuza kuntoteza aha. Ubuyobozi bw'inawe ukabireba bukabyihora ngo iby'abagore n'abagabo ngo ntitwabyivanga. Akaza kunteraho nagiye nyine tumaje gutandukana yashatse undi. Ubwo umugore we nawe akantera hakantuka nkatuza nkamwihorera nkiyicarira. Finali rero yaje kunkubita, arankubita nkubita inkoni y'ukuboko arakuvuna. Yego ankubita inkoni anshota umugera ahantu nabazwe, uruguma rurarekurana. Naharwaye igihe kitari gito, sinari mfite uwo naririra ngo ndi mu nzu. Na nyirinza akaza ejo bundi bwo yaraje aranansohora n'udukoresha njugunya hanze. Arambwira ati sinishingiye kuko urwaye. Ngewe ntago iyi nzu nayubatse narayikubakiye ngo uze kuyigaramamo. Ndamubwiye se wakwihanganye. Nabwo hari umunyeshuri bita Bahati niwe wanyereje 3,000 nishyura inzu. Arambwira ati nta kibazo yishyure, none haba kuretse ubanzukire uzashaka ahandi ujya. Ubwo abo banyeshuri nibo bamfasha mu buzima busanzwe. Naba nagize ikibazo, aba mama nyine kubera ko nakuriye video, aba mama baho bakampa imyenda yo kwambara. Ubwo naba nabonye ikiraka cyo gufura nanjye nkirwariza nkashakira abana banjye two kwambara. Nibwo buzima nari mbayeho, nibwo buhamya bwanjye. None umugabo wavuze ko yajyaga kubita nyuma byarangiye bita, ntabwo yigeze ujya kumurega ngo uwo munsi ankubita nibwo bamutwaye. Bamaje kumufata aribwo yankubitaga uwo mugeri kuko yarankubise nkozeho numva amaraso aravuye, ikiganza cyuzuye amaraso. Ubwo mpamagara ubuyobozi bw'ibanze bwanga kunyemurira ikibazo, ati iby'abagore n'abagabo nitwabivamo. Nahamagaye ribu ntiyantindira baramufata. Ageze muri sitasiyo ya polisi bamufatana urumogi, baramutwara baramukatira, bamukatira umwaka umwe. Ubanga umugabo arafunze nanone. Arafunze yeko yabaye imbata ya gereza. Iyi ni inshuro ya 3 agiye, yewe ni imbata ya gereza rwose. Uramusura se umugabo? Ubu ngubu kubera corona ntago nari najyayo, ntago bemereye gusurwa. Naho abana bo babayeho bate, bimeze bite? Abana banjye rero iyo babonye ntacyo kurya mfite baramunuka bakajya iwabo bakambwira mama we ntago watubonera amata rwose, kandi ntitwabe iwawe ntacyo kunywa twifitiye. Ubwo bakamunga nabo bagera iwabo bakababwira ati nyoko se kari uwo mu kabari, murumva ubundi muzabana nawe mukabishobora. Bankumbura bakagaruka. Ariko umukuru abana n'umukecuru nyine, hari umukecuru wamunsabye w'inyagahandagaza ngaba mumfatiye, ariko nawe nta bushobozi mfite bwo kugira ngo yige. Nta bushobozi mfite pe bwo kugira ngo abe yakwiga, kandi nabo bandi nanjye ubu nta mituweli nta cyiciro ntunga. Nyine ujya gusaba icyiciro mu buyobozi bakakubwira ko udatuye nta cyiciro twaguha. Nge naribajije nk'umuntu reba inaha guhera muri 97 niho iwacu nzi. Nta ukuntu nabaza umuyobozi usintuye gute kandi naramenye ubwenge mbina. Ugasanga nyine barakuzinzika, ntutuye nturuwinaha uzajya aho wavukiye. Ubuse nkanye najya aho navukiye nkamenya. Sawa abayobozi ntago babizi ko wavukiye nanga ko nyine kuba nenda ndi umukongomani wasanga ari cyo bampura.
ko na mama nta cyiciro yari afite. None abana nubwo uvuze ko ngo rimwe bazi wawe ubundi bakajya kwa ba nyirakuru byara se ngira ngo ni ukuvuga ko babaheye muri abana cyangwa babaho ngaho kwa nyirakuru? Turabana, abana banjye turabana. Bagenda iyo hajemo ako gakrize k'ibyo kurya, iyo nta kazi nk'ubu mperuka, kubera ko turi mu mpeshyi nta kuko kubona akazi n'induru, bahita bimanukira bakajya iwabo. None bavuze ko nta pfera ruguru, nta sambu, ntacyo ugira, kandi uvuze ko muri iki gihe cy'impeshyi biba bitoroshye. Ni ukuvuga ngo none imibereho ye ibimeze gute icyo gihe? Iki gihe nyine ni ukugenda ahantu wabona aho uhingira 500 cyangwa iseri ry'igitoki ukaricyura, ubwo ukabona burakeye. Rimwe na rimwe wanabibura ukajya mu nzu ukaryama ugatuza, nyir'inzu yaza ubwo ajugunyira utwenda hanze twose bikagenda gutyo. Abana banjye bahita bancika bakigira iwabo rwose. Ese hari ikintu wakomeje kuvuga ngo bavuga kuri uwo mu kabari, ntago ndasobanukirwa kuki bavuga kuri uwo mu kabari. Se waba waracuruje akabari, waba byagenze bite? Oya, nta kabari nacuruje, ahubwo nuko ntagira ifatizo, mbega mvuge ngo aha ni iwacu. Kuba mama yaragendaga ejo akimuka nta kuntu batanyita uwo mu kabari. Bakunzi bacu ngira ngo mwabyumvishe, uyu mama yadusobanuriye ubuzima bwe bwose kuva ari umwana muto kugeza uyu munsi. Ndizera ko mwabashe gusobanukirwa neza kandi mwumvishe ko n'ubuzima bayemo mu by'ukuri atari ubuzima bwiza cyane, ko atazi aho avuka, atazi na papa umubyara, kandi na mama akaba nta kintu na kimwe yamusigiye, n'umugabo nayo ibibazo baje kugirana. Nizere ko ku Isezerano TV azakura umuryango. Wakwifuza kukugira umuryango uyu munsi yakubona gute? Yambonera kuri telefone, mfite telefone 0788 97 80 37. Yego, 0788 97 80 37.